neza amahoro abanyeshuri mwese muri gutegura kujya ku ishuri, cyane cyane mbashishikariza gutangira gusubira mu masomo kugira ngo ejo bundi mutazatangira kuzana amanota adashimishije. Aha rero abanyeshuri cyane ndagira ngo mbagire inama ku bintu bimwe na bimwe usanga ari abanyeshuri badakunda kwiga gufata amakayi ngo basubiremo kwiga nugozaho, kandi aha ngaha ndagira ngo umenye aka kajambo kazajya kagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. What hurt you today will make you stronger tomorrow. Ikintu kiguhangayikije uyu munsi nicyo kizatuma ukomera ejo. Uyu munsi uri kwiga bikugoye, uri gustruggle ngo ubone ibintu bitoroshye, ariko ejo niwe uzavuye umuntu ukomeye, niwe uzamenya, niwe uzagitifu, niwe uzaba undi. Ikindi kandi ugiye kumenya aka kantu gakurikira kitwa ngo all our dreams can come true if we have courage to pursue them. Ahangaha ngo inzozi zacu zose zishobora kugerwaho mu gihe twagize umurava wo kuzigeraho. Ahangaha ikintu cyawe cyose niba ukeneye kugera ku kintu, niba ukeneye kuzaba nde, ikintu cyawe cyose kigomba kugerwaho mu gihe wagize umurava wo kukigeraho. Ahangaha none hari abanyeshuri mukunze kwereza negati, ndagiye nshaka guca kuri uyu runaka, genda ahubwo uharanira kugira ngo ube umuntu urenze kuruta uko wari umeze, ahubwo niwereze intego kugira ngo uce mugenzi wawe. Ahangaha none ingingo ugiye kubanza kumenya, iri jambo ugiye kuvuga, ugiye kumenya rizajya rigufasha mu buzima bwa buri munsi. Ahangaha rivuze ati never set your goal to be better than anyone else, set your goal in order to be better than you used to be. Ngo wikereze intego y'ubuzima bwawe kugira ngo umuntu mwiza cyangwa se umuntu urenze kurusha abandi cyangwa se kurusha mugenzi wawe, ahubwo ihereza intego kugira ngo umuntu urenze cyangwa se mwiza kuruta uko wari umeze. Murakoze cyane. Ni Edizo Jean Damascene Ndayishimiye.